Nizere bite se? Bimeze neza. Gara bite se mwana? Ni fresh. Uri gutangaza iki hano se? Bidasanzwe ndimo ndanika imyenda. Ese imyenda uhora wanika. Uri ni kugira uyitereremo ipasi ariko. Nari nayimeshe ntiyuma neza none nari nyigabiye ku kazuba. Ariko gara ntabwo ujya ukumbura. Jisi nibaza ukuntu ngiye mpora hano mwana nze kugusura ariko wowe ntuze kumusura. Wibwirize basi nanakubwirije. Kugusura se n'itegeko cy'ingenzi n'ubusi ko Inshuti zibereye hiki? Inshuti zibereye. Ariko uri amahoro ndimo ndakubona shaka. Ntago ndi amahoro mu mutima burandi gushenguka. Kuko ntabwo nyitaho nkuko nkwitaho kandi turi inshuti twarakuranye. Babasha banabaye cyiza buriya nyine nuko hari ibyo mvuga bindi nkabihisha mu mugongo kugira ngo ubone ko umuntu yakwitaye. Oya ese ngewe usuri kubona ko nkwitayeho nagushyize mu mugongo. Reka ngukoreho kana Paye mbabarira. Paye urakoze. Use nk'ubungubu kuje nkanga ubungubu ngiye nikubita hasi. Uri kubikiza? Ntago nanikubita hasi ngutekereze yuko nanavunika. Oya hanjye ntago nari kugukanga ku buryo ku rwego wageraho ku buryo ugwa hasi. Ubwo se nabandi? Shabyihorera. Ni nge mana ya karitsiye. Ubuze yamba nari ndwaye nk'umuti uri? Ni nge mana ya karitsiye. Ntago babikubwiye nabyuze. Kuva na kera suzi ko nitangiraga abantu abana inshuti zanjye abahubuka mu giti nk'abasama wese nta hantu nashyize mutabarira ko ari uko muri kunyirengagiza. Ntago njya nyimenyera. Okay nta niyo reka tureke imikino nyine gara urabizi twarakuranye wenda nyine nubwo twagiye duca muri byinshi urabizi nyine guciringa n'umutipe mwakuranye Imana bari danje kuko ibuze imico yiwe amafuti yiwe ya kera uri kumva ariko garangiye nyine impamvu nari nje hano kandi nambabarira ibyo kuba nagukanze nyine tu kuko nyine narinzi ko ari bimwe bya kera nge nawe ngewe ubundi ikintu kinzanye hano urumva tutavuga nyine garangiye ubundi genda gukunda Paye imikino yawe nese paye ngenda kwa nese paye bibirayo nivuga ngo mukundane no urwo rukundo turarukundana pe ariko muri ngewe umutima wanjye maze iminsi mbitekerezaho ngewe nkukunda urukundo rutari urusanzwe ukunda urukundo rurenze nk'uko ubitekereje. Payete wowe wankunze. Nagukunze. Paye ntabwo byahura. Ntabwo byahura gute? Sinkubeshye ntabwo byavamo. Ngiye ntabwo nakwibona nakundanye na Paye warahindutse sinzi niba nawe utibera. Narahindutse kuba ko mfite imisatsi warahindutse nahanga ahita ubitekerezaho wasutse nanjye. Ibyo ngibyo ntabwo kigiye nta muntu Paye ni no chiri ngewe nawe rwose. Ase wagisaza urukumbaza icyo bundi. Wakoroheje. Mani noroshye. Ko nge nakuvuna mani utunze nabi. Sinzi karitsiye n'ababagana niko mubasubiza. Mugira saga abantu biki gihe mugira saga. Ndashaka kurangisha mwana we byoroshye we nta kibazo. Nose wajya ahantu utazi mani. Karitsiye n'ubwa mbere nzigeze. Nose ubundi kuki unkozeho. Nyine ngira unabona guri kwihuta nge n'abatokereka umujene muranje. Wowe ushaka agatuza umuntu akamena to. Wandangiye se nta kibazo. Tubyoroshye nare wendangira niba ari no kwishyura ndakwishyura. Urifuza kujya ushaka kujya ku muturage Grace n'umuturage wawe. Nose ibyo by'irumwa biracyakora. Amagambo aracyakora. Tubikore gute nawe? Ntabwo byakunda. Cyangwa naje nabi wenda asubireyo nzi. Oya uretse n'ibyo byo kuza nabi nge nawe ntabwo urabizi. Ntabwo turi ku rwego rumwe. Ntabwo ari cyo ushatse kuvuga ariko ntabwo nge nawe twatse. Ni ikimbuze. Ntabwo byavamo. Nyine urumva ari ikimbuze. Oya dukomezanye ubushuti bwo mu bwana bwacu ariko ntabwo nge nawe twateretanye ntabwo byavamo. Garana uri kumva ikintu. Paye mbabara ahubwo niba ari cyari kikuzanye rwose mbabara nigendera. Igendere. Wanyumvishe ko. Nganyumva. Paye igendere hari byinshi ndimo nica nakabaye. Nibiki? Se wanyumvishe ma. Paye shagenda. Tubikore gute nawe? Nawe nyine saka. Ushaka ngo ngayisira amajene. Bita cyatanu. Cyatanu. Fast ariko mani urukunyereza gira vavu. Yo ushyira inote. Manje nifite gahunda. Umva mwana wandangiye ko ariko nkihagera hano. Nyine kora ibintu vuba vuba. Mushyire cyatanu nari. Ana agenda na muntu akindagasa. Ni igihumbi ndagushyira. Na nimero se basugira. Ajya ariko akayamaye mu ntoki. Byagenze. Uzwanya ngiye kugusaba service. Ngira nimero mushyira. Ntabwo nge nawe wapi pe. No kuntega amatwi biranze muri make
ntabwo byavamo njye nawe ntabwo byavamo nicuza ko ntakundanye nawe njyewe nicuza ko ntakundanye nawe ntabwo byakunda andika ya fast amandi kwigira mbwira nimero 0 98 Eba nagara nyine urambunurisha nka mujene ariko nyine ndagiye ariko uzicuza please nakwicuza guhari paye ntago wabura kwicuza nta kintu nakwicuza njyewe twakuranye vraiment donc genda nabwo Jasnari yes. Reba hariya. Ugutegeza utanesha umutwe mukanya. Reba hariya. Hariya niho kwa garase. Hari genyero nyine aba uragenda ukumange. Urumva? Kwajya nagura kubyumva abantu. Uragenda ukumange aranibana ni mafia kuko aribana mo ndani. Uragenda ukumange. Umva garase ko nzi ko abana nabandi bavandimwe. Ariko ngiye rero ikibi cyanyu muragorana. Sigarase ushaka? Ni garase. Sinkufashije. Rero ugenda hariya uriya niwe wanyawe abo ngabo urukumbya reka abana naba aribana ni mafia kuko wenyine aribana. Ahubwo ngewe tambuza n'ikede cyo umunsi ndica make. Wegenda umukomangire wuri Sulemani. Kuri wa muryango. Kuri wa muryango wegenda. Ahubwo mani genda gucitse. Asariba. Rones. Ewe kwa garase. Oya, ntabwo nitwa garase, nitwa Norine. Ngaho nibikira. Nise nahantu wandangira garase y'abatuye muri quartier base. Ntabwo umuntu muzi muri zino quartier twaguze. Twabatubuze no bose ba. Naziko nanzi ko batubuze babi Kigali nanga mu cyaro batubuze bara. Umuntu aranuburiye burundu. None wanyemeje uburyo kiri garase. Oya, ntabwo ariko nitwa ubwo nyine yishakiraga agacu. Bose bafashije kinone. Urajya ngo ufashe icyo musore. Ndangira ahantu garase. Ntabwo umuntu muzi pe muri zino quartier ntabwo abamo abantu. Si. Mungiye kongera ndorongotane yakoze babivuze kuri kabisa. Biragoye guturuka iyo ngiyo ukaza. Suriyute ko mbonye uza unyituraho bigenze bite. None muye n'umuti n'agatipe k'amakoti karakunyereka. Ni cyaka. Sinanabizi niba ari cyaka. Tuzengereje muri no mudugudu pe. Naga nungu. Umva rero mubwire. Nakundanye n'umukobwa. Uwo mukobwa ngo bamwita Grace. Duhurira ku rubuga turakundana none aza kumbwira ikibazo afite. Yego. Muhereza amafaranga menshi pe 500. Ugezeho ahita ambroka. Baza kundangira ko abamwizikaritse. Ubwo rero narindi gutyo mbamuye niyo mu butsi ngo nimba bamwita cyaka. Sha ntawe aranyishe nyine aranurira akonyereza umuntu we garase. Yariye nakange garase pe. Nyine nakundi wahiri hangana. Cyaka mngomongane nawe. Sawa. Salama bro. Salama. Sawe hangane kwa ngufashe gutyo abone imico yacu tari niyange. Bo narangishaga rero. Ariko mbere na mbere ari umutipe twahuye w'amakote n'amavide mu mifuka. Yanuburiye anjyana ahantu kure cyane sinzi nimba nawe ushatse ko mbonyemo umutipe se oya bwende kukurangisha gusa n'umure nk'ibyo ngibyo umujene yameze tukandi abona uri umujene se ninde wangu ntabwo munsi kabisa gusa we wandangira urushaka iki mbwira nari mbwira tujyane mufisha hari umukobwa wanuburiye rero neza karitse bamwita nde bamwita Grace yagutuburiye gute twakundaniye ku mbuga ntabwo twetuziranye gutyo ku mbuga cyangwa ku mbuga nkoranyambaga yes anyambwira ikibazo afite mwerereza ubucuri n'amafaranga menshi 500 bara amafaranga menshi 500 byohereza umuntu mutari mwaho yes kuko mumukunda ugomba kuyamwoherereza ukora mu mabuye y'agaciro ari ako we wandangira ibyo wibyibandaho cyane wandangira nta kibazo wandangira nimba wamuzi ufite n'amafaranga mbwira nari binda kurangira abantu y'abatuye muri zino quartier nari bambwira bamwita Grace yes yaragutuburiye se cyangwa ni za joke zanyu z'abajene binjiye muri quartier
ubundi kugutura ngo ngende kuguturira we yarayanyatse ahita nshyira blacklist. Yagushyize blacklist. Mwe mwapanze ko muzahura. Yes. Amafaranga wari uyamuhaye se akubwiye ko ari ikihe kibazo agiye gukemura. Ntabwo yakimwe. Yarambwiye ngo afite ikibazo sinabitinda ndamwumva mpitanya Okay, umwohereza 500,000. None se uri kumva ibyo 500,000 ngiye ni mukugezaho biragenda. Wowe wambwira ndanakwishyura mane kuko nkeneye kumubona. Uwo mujene kare wakurangiye yakubeshye. Yambeshya arangiye. Umurana mwishyura tu. Naramwishyura. Grace. Shaniwe. 500,000 yarabikuriye gutya. Cyane rwose. Nibaza ahantu amafaranga ari kuyakura ahindura ibisuko yambara neza. Uramuzi? Kumbe akobetanye uramuzi Garasi? mvase nje Garasi ndamuzi bro. Ndamuzi uri kumva se? Ndabura rero ukuntu turi bubigenze rero. Wowe nje mucyo mugushyitsaho kano kanya. Wowe mukitse wenda kwishyura. Urama ngaye. Ntabwo urashaka? Ntabwo turi i Kigali. Wowe mbwira. Wowe ugaragara ko uvuye i Kigali ariko hano ntabwo turi i Kigali. Wowe mbabarira wo munge wowe mbwira ngo urashaka ngahe? Urama 25,000. Ndabona. Urama vene. Tugende wo munye. Uciririkanya se? Okay, narebe inzira nawe none. Tugende narebe umunye. Ngewe n'ikimenyi uranyishyura ari uko umubonye. Twagenda narebe siko? Tugende. Wowe mfashe umungeze wo gusa. Kugezaho nk'uko ubyifuza kabisa. Asanga yaranakohereje ifoto yari hana ukaba uje gushaka birashoboka. Tugende turebe narebe nimba. Rasi. Nizute? Ndakwanga pe. Ndakwanga pe hahandi none sigene na gutekereza. Reka twanabyoroshya mani bikanyura mu zindi nzira. Tworoshye ibiki nge nawe se. Pe ndakwiyami pe no kuri kwimana ndakwanga. Bigeze aho sunika. Sinzi n'impamvu wowe niyo ndebye utabibona pe no kuri kwimana ndakwanga. Bigeze aho sunika. Pe ndakwanga hahandi wumva ko n'ahantu nzajya nkandagira abantu. Gerageza reka tubirangire iby'inkondo nge nawe reka tubihagarike nari. Reka nkubwire icyo nari naje gukora sibyo. Umbwira iki? Je nyine nari waje gukora iki se hano haraka? Nari naguteguriye ga surprise nk'umuntu w'umushinga. Izo surprise rero reka nkubwize ukuri. Izo surprise zawe nazo nkeneye. Shaka handi uzi. Buriya rega nanjye ntabwo nkunda mana w'amahandi. Paye mvira uhandi. Ubwo reka ngutema ga surprise nari naguteguriye. Base bro, kwino. Uyu nguyu se? Ntabwo nakibeshya mani n'uyu nguyu. Sakati ya nyine so wanyu. Hanyuma se ndakugira. Waritse ngabaza. Nje hari cyane. Nawe ibaze. Nawe ugira ubwenge. Mama urayama. Subiza se ko avuna amafaranga. Ese Garasi koko ayo mafaranga waramuriye? Nje nta mafaranga nigeze. Niba ayo mafaranga nyine koko warayamuriye. Nje nta mafaranga yigezamo. Uvuze ngo iki? Ikimenyetso cy'uko Nibuze utabare we! Abantu batarabina kandi umusore yahaye undi mukobwa amafaranga. Uyu nguyu hano uyu mukobwa nawe ari kwanga kuyemera 500,000. Hari inyandiko rata mufitanye. Niko Nibuze ibi bintu biroroshye. Wampaye amafaranga gahe? ukumva ma niko byagenze rero akubundi wowe biti byawe kuri hano. Nanjye ni nkuko Nuyu nawe mu bantu banyambuye nawe. Uyu nguyu umva nyine mayiki umva nyine nkubwire. Umva nyine nkuravuga. Yewe nyine kutubaza. Urumva? Nyine urumva ariko nawe waba wambejije nyine ibintu bya biri ariko nawe mfite kutubazo kwa nta kubeshye nawe pushiriza amabara. None wamuhaye angahe? Igihumbi ntabwo ari urugo. None wowe uje kumara icyanga. Nyine urumva uyu musisi yankubitaga ku mupuri nawe arabizi nyine muri ibi. Yagukubitaga ku mupuri? Ku mupuri. Nimwe mwatumye adakundana nanjye sha. Tukabwera mwebwe muramaci ngo kuko bitubona mu Rwanda bw'aho bite byanyu mwebwe telefone ndesigaranye yizana